ya mwana nawe nzi ko uzajya ugenda ugatera akajisho ukikomereza none wazanyeho ibyo kumutereta. Umva ibyo nibikureba niwe waduhuje. Ubwo rero mwana ngomba kumwegukana. Akoze twabyibagiwe. Ibyo nibikisha. Twabyibagiwe. Ibyo ngibyo kandi shaho wito. Ako mwana nuko nunguye mumbije ntago nongera bagutonga cyane kinga. Karatera nzere kabige. Iki kigoryi kibona aya mafaranga y'inyama yazaboneka. Niko sha utunzwe n'inyama ubona uri imbwa. Bose mama niba ndembwa wowe uri iki kigaburi. So byivugiye se. Iki cyanara ugize ngo ikigapa. Sha udakubita imbwa burya byorora imisega sha. Byorora ndakuvura. Ariko nyingurira yansone sunsuzugure nifite amafaranga yanjye. Uzabaza kapasi nyicuruza agenda mviranga. Muganga arizi shaka nacyayitora ngo mvure ko narwaye. Muganga ni njyewe. Muganga ni njyewe. Uramunyereka ye. Uramunyereka. Muganga ni njyewe. Yansone ndahan cyahanga hanyuma umbwire gahunda ufite uyu munsi. Ese boss. Wagira ngo ngure vuge ko mu munyenga. Wow. Sigaye wereka. Igikobwa ndisi. Umva biranshimishije ko uburyo usigaye utekereza nkanjye neza. Ese boss. Uranembereza. Uyu munsi ndagutembereza hera. Ariko kambigire ibanga. Ni surprise ndi bugukorere. None uyu munsi haraje hashya. Boss. Angirika nje mu kazi nyine kwa niteguriye surprise. Mu kazi. Yego. Ntacyo kirigire vuba ariko ubwo ngubwo surprise ndaje nkwereka sivyo? Ndutembereza. Nyanyi mari oye igitego cy'umutwe neza ndagitsinze yansone ndamwegukanye igikobwa cyiza cyane. Arusebe uje gutangira akazi se? Yego boss niyo mpamvu ubona nari nzendutse ngo tugatangirira igihe. Wowe se ndabona uzi akazi warize nzamvugusemura. Yego boss ibyo nzambigukorera. Ku Cyongereza se? Ndakizi boss. My name is Baba. Izina ryanjye nitwa Baba. Igifaransa se? Boss nacyo ndakizi. Jamara tete. Yohani Maria Mutwe. Ibituja ukabyibyiyorera. None reka twivugira Icyongereza. Stomachache, za virus n'izindi. None se boss imiti yo? Shaje byo nibyo. None imiti yo tuzatita ngo iki? Zateke. Ubwo ni fata. Kumwana nje urara ndi nyakabwa. Urara ndi nyakabwa. Traffic boss, traffic. Uraho neza mama, ubonye nari ngukeneye. Bigize amahirwe rero nari ndimo mva mu mahugurwa. Niko kumbona muri izi nzira. Naho undi sinkunda kuva mu rugo. Naho ubundi hari umushyitsi ndashaka kugutumaho mu rugo. Umushyitsi. Akuzaniye ubutumwa. Umukobwa ubi wanje witwa Yansoneye. Ubutumwa nubwo amahoro mwenyema. Wahora n'iki wa mubyeyi we. Wahora n'iki reka nkwereka buriya. Hari amakuru maze iminsi numva bivuga ko muri karitsiye. Bavuga ko yaba twite. Ariko njyewe simbishira amakenga. Yesu. Noneho
ngiye kubera ko nkwizera nagira ngo nzamuhereze uzandebere neza ndetse namuganirize uzampa amakuru y'imvaho. Yaba yarabaye umwasama gutyo ntazabeshyere gapapu wanjye naramwirereye burya agapapu yikundira ibiryo gusa ndabizi. Oya gapapu we ndamwizeye, gapapu ntabwo yabikora, ntabwo yabikora rwose niyo yashaka ibintu byo kumubeshyera. Nuko umwana wanjye atahindutse rwose. Gapapu ndamwizera amureze neza. Naho ubundi nagira ngo uzankorere iyo serivisi hanyuma nyuma uzaze kumpa amakuru. Ni ukuguha amakuru y'imvaho namaze kureba niba ibyo bavuga ari ukuri. Mama naho ubundi ndi umuhanga nta kibazo. Ndakwizeye. Ntabwo nabeberwa umuntu utwite seko nanjye ndi umubyeyi. Akiraramba nguhaye komisiyo. Nari ngiye kugusezera se. Hanyuma noneho kumwenya imari ese ku izina ryo muntu. Nta kibazo wowe ugomba kumuharira serivisi neza. Oya n'ubundi nabikora utanamaye amafaranga ariko nkunda kunzirikana. Nta kibazo. Nk'uko ujya uzirikana umwana wanjye gapapu. Murakoze cyane nzabikora neza. Nzabikore neza. Rwose unyizere rwose ibyo bintu nzi kubireba ndi umuhanga. Ntago yanca mu jisho rimwe gusa ngo nyoberwe niba ari ibyo bavuga. Yego. Nzaguha amakuru nzakubwira niba ari ukuri. Ayo makuru niyo nkeneye kandi nzaguhemba bishimishije. Urakoze cyane. Murakoze. Saba mwirirwe. Mwirirwe neza murakoze. Umuhanda mwiza. Murakoze cyane. Umazita wangu gapa. Vangu mama ni sister. Ngumeze utese. Cyahari. Ni sawa tu. Shaka pa urishimye yanjye ndabona tuzamwana. Yansoneye nawe rwose no kumwana tuzagwanire kubona tutari inshuti. Nicyo gikurikira ahubwo ejo bundi mu isabukuru yanjye. Tuzamwana rwose cyo gapa. Zaba ryari se ahubwo ngombe ngumunyu myitegure. Erega nako tukira abakozi we. Bose natwe tugize ababosi mu mabosi. Tuzanywa tubyine utembere twirire umunyenga mbese. Hazashya tu. Yego. Cha bose nawe hazashya byatara ahubwo. Asha ahubwo umunyenga uzatwica kabisa. Tuzawu hakose sister wowe ushya ko hazanashya ahubwo birarenze. Halo. Muraho neza. Muraho neza mwenyema. Turashima Imana Melanie. Nuko Imana ishimwe niba muri amahoro. Nanjye nda amahoro ndashima Imana n'ukuri. Amen. Maze rero nagira ngo nguhe igisubizo kuri ya gahunda washinze kugukurikiranira. Njyewe ntabwo njya nicarana ibintu by'umuntu rwose ntamuhaye igisubizo mwenyema. Yego. Kagira inkuru rero. Kurikiranye umwana araza turaganira nyine yansoneye. Narashimye kandi no kuri ya mpano wamuhaye ngo nzanire. Ndashima nyine turaganira ndamwitegereza ndanamuganiriza. Kanga koko ibyo bavuga ni ukuri. Uravugisha ukuri? Ni ukuri aratwite. Ariko ubwo impamvu mbikubwiye se nagira ngo utumve ko ari ishyano ryaguye. Oya nta kibazo. Nta kibazo. Rwose ubyakire neza utumva ko ari ishyano ryaguye. Nta kibazo si wumva rega mba nkwizeye nicyo ngukundira buriya niyo mpamvu mba nakwizeye nkakubitsa amabanga yose. Niboneye ntabwo ari inkuru mbarirano. Ariko ubyakire neza rwose bibaho se wa mbere nta nubwo ari uwa nyuma. Buriya nyine nabonye ariko uriya byagenze. Oya nta kibazo. Nta kibazo pe nta kibazo buriya ubwo ngubwo urakoze cyane ko mu makuru nyayo nizere ko ari amakuru nyayo atari ibihuha. Oya rwose nakubwiye ko ari inkuru nahagazeho ntabwo ari mbarirano. Ubwo rero ikigezweho ubwo rwose urakoze ibihembo byawe ngomba kubiguha ejo uzazinduke.
oya bakoze akazi gakomeye bihagije ntabwo ari ngombwa igihembo. yamba ngomba kuguhemba nta kibazo rwose bakoze akazi gakomeye. Noneho rero mwiza rwose. noneho rero ejo mu gitondo uzindukira ahangaha uze hanyuma tuganire ngushimire. Hari n'indi serivisi nshaka kugushinga. yewe ntacyo nakwima ngifite, nta serivisi nakwima nyishoboye. Mu gitondo kare kare ndaba nakugezeho. Yego mu gitondo uze tuganire tujye inama nke n'indi serivisi ugomba kuzankorera. ntabwo nayikwima rwose. Sawa murakoze cyane uzinduke. Sawa. nubwo nyaguhaye ari kurimbwa umuntu nkawe kweri usabiriza utarwaye utari ikimuga jyana yo ngayo n'ubundi nayo wahingiye. Ya abantu bose bajyaga bambwira ko ndi bagashyira 150. Ese muze mukambwira ko muri imbwa ko ndi imbwa muri abantu 100 mwa mumaze gushyira hangaye. Simana yanjye use ko yansane yamaze kumfata amaraso kandi madamu akaba agiye kuzaza mu cyumweru gitaha ndabigenza ntera. Dore ko yansane mufiteho umushinga mwinshi cyane kandi igikuru sinamureka atambyariye akana, dore ko nari naranakabuze. Ngomba gutekereza icyo gukora. Umugore wanjye ataraza vuba ngo tubangamire. Yansoneye aya rwose yansone. Ntukajye unyitaba ushyizeho bose kuko kuri njye wabaye undi wundi ngira ngo nawe urabizi. Ariko hakintu nagira ngo tuganire. Urabizi najyaga nguha umunyenga kuko umugore wanjye tabaga hari. None agiye kuza mu cyumweru gitaha. Oya ho muri gikobwa cyiza. Kuri wowe kuri njye akaryoshye kazahora mu itama. Nzakomeza nkwiteho uko bikwiriye. Nta kintu na kimwe uzambura. Niyo mpamvu rero ubu ngubu naguhinduriye akazi nkaguhindurira naho kuba. Waminduriye akazi naho kuba? Nibyo rwose. Naguhinduriye akazi naho kuba. Ubwo rero ugomba kwitegura ejo nkakujyana tukahataha ukahabona ukahamenya. Sibyo? Ariko nzakomeza nkwiteho ntugire ikibazo. Wambereye imfura, umbera umwana mwiza, wanyitayeho mu buzima bwose. Ugiye mu mirimo tuzakomeza kubisubukura.